Iyi komante ku kiganiro gito cy'iminota 2 n'amasegonda 40 tuganiraho tureba ku buryo twabungabunga ibidukikije bifite akamaro, ibidukikije bidufasha iki mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibidukikije bidahari natwe ntabwo twabaho. Ibidukikije ni ubuzima bwacu muri rusange. Abantu benshi yagiye babona ibidukikije byangirika bakafata nkaho bitabareba, bakumva yuko bigomba kureba abayobozi muri rusange, ariko ibidukikije bitureba twese. Muri iki kiganiro muri kumwe na DJ Kamaro Animation Muhanga. Utekereze ku bishanga byiza cyane twagiraga, ibishanga byabagamo ibumba, urukangaga, amafi, none ngubu bikaba byarabaye isuri gusa. Kandi bitera ni imvura nyinshi y'imiterezi imyuzure, ariko iyo myuzure akenshi iterwa n'abantu. Iyo uhinze ntusibure ubu no gutera imyuzure. Iyo wubatse inzu ntushyireho imireko cyangwa ushireho ibigega cyangwa ugire ikinogo gifata ayo mazi y'inzu yawe no guteza imyuzure. Ubuzima bwiza, isi nziza. Guverinoma idufasha mu iterambere ry'umunyarwanda, dukangurira gutera imbere no kugira ejo heza. Idufasha mu bikorwa byinshi. Ibi biza muri babino kwangiza by'amazi bimeze gutya mu kagari kamwe, kagari ka Kigana, kari mu murenge wa Keza. Harimo amasoko abiri akora umugezi bita Bakokwe. Niyo mpamvu mubona harimo kwangirika gutya. Ni ukubera yuko abantu badafata amazi ava ku mazu yabo, yuko abantu badacukura ibinogo bifata amazi, yuko abantu batayigisibura imirwanyasuri, abandi bakaba imidugudu yabo nyine nta bigega ifite bifata amazi. Ikindi noneho giteye ubwoba niko umuhinzi yahinze agenda agabuza n'umugezi. Wijyanye n'umukoko yahinga akagenda agabuza n'umukoko. Iyo imvura iguye cyangwa amazi akaza bwa butaka babwoshye bugenda noneho cyarimwe kuko nta kiba kigufata. Igitekerezo natanga rero niko umuntu uhinga aturanye n'umugezi aturanye n'umukoko byibura agasiga metero 4 cyangwa 3 akazitera basikaramo cyangwa se ibyindi byatsi bikomeye bifata. Icyo twasaba leta yacu y'u Rwanda ni ukugira ngo idufashe gukangurira abaturage, bakangurire kubungabunga ibidukikije, bakangurire kurwanya isuri, bacukuye imirwanyasuri, bacukuye ibinogo bifata amazi, batarengera ubutaka nyine ngo bahinge bahuze n'umugezi cyangwa ngo bahuze n'imikokwe. Kuko ingamba za leta zose zaza ariko zaba nyine ikimaze kwangirika, ko ifumbire yigiye kandi washyize mu murima nyine ubuhombye. Iyi imvura iguye mu murima wawe utasibuye umurwanyasuri, imvura imanukiramo gatwara ya fumbire yawe, gatwara yambaye washizemo yamba ruganda, cyose kikimanukira hasi mu kabande bakano mu mugezi bigakomeza. Icyo gihe ntabwo buri munsi wajya uhora ushima ifumbire cyangwa ushima izo mvaruganda bitarwanyije mu rwanyasuri kugira ngo imare mu bya mwaka. Igitekerezo rero mu gigeze ku bandi babishinzwe badukora ubuvugizi. Muri iki kiganiro tuba turimo, niba cyakoze ku mutima kora subscribe, kora share, iyi nkuru igere mu babishinzwe badukorera ubuvugizi. Murakoze.